ndabasuhuje nitwa Claude Gatebuke. Iki ni cya kiganiro tuganiramo ibiganiro abanyarwanda batekereza ariko batinya kuvuga. Uyu munsi rero dufite umushyitsi w'Imena. Mbere yuko atwibwira nagira ngo mbasabe mukande aho hasi, mukande subscribe kugira ngo mwiyandikishe mujye mubona ibi biganiro igihe byasohotse, mukande no kunzogera kugira ngo ijye bibutsa ko hari ibiganiro bishyashya byasohotse. Ubwo rero ntabatindiye nagira ngo umushyitsi wacu atwibwire. Murakoze Claude, ndagusuhuje mwifurije amahoro y'Imana kandi nkushimira kunyakiriye muri iki kiganiro. Ndifuza ko nakwibwira abanyarwandakazi. Nitwa Nyirakobwa Francine, nkaba ndi umunyarwandakazi, nkaba uyu munsi mbarirwa mu gihugu cy'Ububiligi. Murakoze. Urakoze Francine. Ubwo nagira ngo mu gutangira ikiganiro hari ibintu nigeze kumva uri kuvuga by'akarengane mu Rwanda, akarengane gatandukanye mu gihugu, cyane cyane ku bantu b'igitsina gore, ariko ubwo watubwira wenda akarengane muri rusange ukanagera no kuri ako karengane mbese cyane cyane kibasira abantu b'igitsina gore. Murakoze Claude. Akarengane ko mu Rwanda karahari, ntawe utabibona, kereka ubyirengagiza ashaka kubyirengagiza ko karahari mu ngeri zose, mu bakobwa, mu bagore, mu bagabo. Karengane ho karahari cyane. Ubona mu Rwanda ibintu bihabera, ukabona abantu barafungwa bazira ubusa, ukabona abantu barapfa bazira akarengane, kandi bakatubwira ko ari igihugu ngo kirimo umutekano. Uwo mutekano tukayoberwa ahantu icyo ushinzwe, niba abaturage bapfa ababishe ntibanagaragare, bikatuyobera uwo mutekano icyo uvuga cyangwa se aho ubera utarinda abanyarwanda. Ku cyo uvuze rero ku karengane k'abagore cyangwa se n'abakobwa, karahari cyane mu nzego zitandukanye. Abakobwa baterwa amada atari uko bashaka guterwa inda, bakaziterwa n'abayobozi ngo kuko bakunde babaha akazi. Abanyeshuri birwa babyara abana batateganyije, baterwa inda n'ababayobora kugira ngo babahe amanota cyangwa se ngo bazabahe akazi. Akarengane karahari mu nzego zitandukanye. Ntangira nibwira abanyarwanda, sinigize mvuga ko ndi umubyinnyi, nabaye mu itorero ry'igihugu Urukerereza. Navugana ku karengane naho karahaba. Abakobwa benshi bajya mu mahanga kubyina ari uko batanze ibitsina, abahungu nabo bakajya kubyina ari uko batanze ruswa y'amafaranga. Akarengane muri make mu banyarwanda karahari kandi karagaragara, kereka ushaka kubyirengagiza, ariko karahari. None se nko kuri icyo kintu uvuze, cyane cyane kuri ako karengane nyine k'abakobwa n'abagore, cyane cyane wenda nk'abana batoya baterwa amadana, waruvuze ni abarimu, n'abakoresha, ni mu zihe nzego? Ni muri leta, ni mu nzego za prive? Noneho ubundi nkawe wenda wagiye ubibona, ndumva uvuze ko wabaye muri groupe nyine iyo bagiye mu mahanga babanza gutanga ruswa y'igitsina, niko bayita, niko numva bavuga, n'abagabo bagatanga ruswa y'amafaranga cyangwa abasore bagatanga ruswa y'amafaranga. Ibyo bintu ubivuga ubihagazeho koko urabyemera? Biba mu zihe nzego? Ndabivuga mbihagazeho kuko nabibayemo, ndavuga ibyo nabayemo, ndavuga uburyo twajyaga twurira indege, bamwe batanze ibitsina, nubwo sinshaka kubavuga amazina yabo kubera umutekano wabo, sinifuza kubavuga amazina kubera umutekano wabo, ariko muri make barahari kandi nabo barabizi. Nuko nabo kugira ngo uzatinyuke uvuge ikintu nk'icyo, mu Rwanda urabizi ko badakunda ukuri, ntabwo bakunda umuntu uvugisha ukuri. Ntabwo wahagarara ngo ushinze umuyobozi wawe uvuge ngo natanze ruswa y'igitsina kugira ngo nkunde ujye hanze, warara upfuye, warara ufunzwe. Ariko mu by'ukuri birahari kandi mbihagazeho. Kandi usibye nanjye wabibayemo n'abandi bose bari hirya no hino, ujye witegereza abana mu Rwanda, ababyeyi nuko batinya kuvuga, ababyeyi bari mu Rwanda
bashobora kubwira agahinda k'abana babo, abana bakajya kwishura, abaprofi nibo birirwa batera abana mada babashuka ngo bazabaha amanota, kandi rero bakabahaye uburezi bwiza. None se urambwira icyo gihugu nimba dufite abarimu cyangwa se abashinzwe ibigo runaka bashinzwe gutanga akazi, abo bana bakabahaye uburere bwiza, bakababwira icyo bashobora gukora, bakababwira kwitwara neza, ariko bakaba aribo babobrija kubatera amada bakabandarika. Akarengane ko karahari rwose. Mbese abo baprofe iyo babikoze ntabwo nyine bakurikiranwa ngo bahanwe, cyangwa nta mategeko ahari abihana ibyo bintu, cyangwa ayo mategeko nuko adakurikizwa gusa? Urakoze kumbaza icyo kibazo, gusubiza mvuga nese mu Rwanda batubwira ko hari umutekano, turabyemera ko umutekano uhari, ariko se abantu uko bapfa ntihagaragara babishe, kandi batubwira ko hari inzego zihari zishinzwe abaturage, zishobora kureba umuturage nimba yapfuye eske yishwe nande, ukabona abantu barapfa ntihagaragare ababishe. Ni kimwe rero n'abo bana baterwa amada n'abayobozi, ariko ntabwo hashobora kuboneka umuyobozi wafashwe ngo bamushyire hariya bavuge bati wahohoteye umwana, wamuteye inda atarageza n'igihe ukwiye kubihanirwa. Biba hagati mu gatsiko kabo ka FPR, bakica ibintu babizi, barangiza kandi bakahita bavuga ngo abana batewe amada, abana bagize gutya bitwaye nabi, ababyeyi se bakabigenderamo bakabizira, kandi nyamara abo bana bangirijwe n'abayobozi babo. None numvise ko hari n'umujenerali kandi urwaye ugenda yanduza abana batoya bo muri za segonderi, urumva barimo no gufata n'abana batoya, uretse ko nta n'icyo bari bamutwara. Icyo wenda simbizi niba hari icyo kiziho, ariko niba nta n'ikintu kiziho, ingaruka bigira kuri tuvuge atari n'abana gusa, ariko cyane cyane duhere ku bana batoya, abo bari mu mashuri, noneho tujye no mu zindi nzego, abakuru wenda n'abamama bakuze cyangwa bafite mbese abantu bakuru, ingaruka bibagiraho ni izihe? Erega muri make usibye n'abo bana yenda mu Rwanda umuntu ariga, yamara kwiga ajya gushaka akazi, cyangwa se n'umuntu mukuru nk'umukobwa ukuze, urugero nkanjye, ukajya kwaka akazi ntabwo ugahabwa kuko ufite diplome yawe, paka utanga igitsina, paka nimba ugiye gusaba serivisi ahantu ntabwo bayiguha, barabanza barebe uko umeze. Afite mu Rwanda njye mvuga ko nta kintu kizima gihari. Cyakoze ikintu kizima nabonye batwereka iminsi yose, banaratira amahanga, na amataje, na imihanda iharuye, ariko mu by'ukuri ku bijyanye n'ubuzima bw'abaturage, ku bijyanye n'imibereho myiza y'abaturage, nta kintu kizima mabona. None se ni iki noneho nk'abo baturage biba byabayeho, abo abantu basanzwe bibaho bagiye mu gushaka utuzi cyangwa mu mashuri, ni iki wenda bakora, cyangwa ni iki twebwe dushoboye kuba twagira icyo twanabivugaho, wenda twabikoraho? Abari mu Rwanda bo mu by'ukuri nibavuga barapfa, nibatinyuka, iyo uvuze ukuri mu Rwanda urapfa cyangwa ugafungwa. Ariko ibyo bintu ntabwo abantu babyemera. Abantu iyo babwiye ko umuntu uvuze ukuri bamwica, bakohereza amafoto y'amazu, cyangwa se bakakohereza ifoto ngo ya Convention Center na Rwanda Air. Aho ngaho wenda ni ayo mazu cyangwa muri izo ndege niho babivugira ibyo bibazo. Wowe ntabwo ari kubibona? Uvuze gutyo unyibutsa abaturage bakuye ahantu babazana mu mazu meza hano i Kigali, babakuye ngo batuye mu mazu y'amanegeka, babakuramo ngo nta n'isafuriya babazanye, ntaki, barababwira ngo ibintu byose bazabisangamo. None kuri iyi saha abaturage barimo bararira bati okay, badushyize mu mazu ariko twiciwemo n'inzara, ntitugira ibyo kurya, ntitugira ibyo kunywa, turareba amazu gusa. Eske ibyo bintu wowe urumva wabishyigikira? Turifuza u Rwanda umuturage akarya, akaryama, akagira amahoro, nta kindi twifuza mu Rwanda.
Komeza wenda igitekerezo wari urimo gutanga kuri ibyo ngibyo by'uko iyo umuntu avuze nyine bamwica, ni iki noneho abanyarwanda bakora ari abari mu gihugu ari n'abari hanze kugira ngo uwo muco mubi w'akarengane mu nzego zitandukanye no mu buryo bwinshi butandukanye nk'ibyo byo kwimura abantu bakicwa n'inzara cyangwa se n'ibyo bindi twavugaga twahereyeho tuvuga ruswa y'igitsina, ni iki twakora cyangwa n'icyo abanyarwanda bakora kugira ngo icyo kintu kibe cyavaho cyacika? Njyewe ku bwanjye nashishikariza abanyarwanda n'abanyarwandakazi tugashyira hamwe tukavuga ukuri, tukavuga ko twanze ubutegetsi bukandamiza abaturage. Umuntu turashaka igihugu umuntu abamo akabona akazi kuko afite diplome, akabona ubuzima kuko yabukoreye, apana kwitanga ugatanga ruswa y'ibitsina, ugakorera 5,000 ugatanga 1/2. Ibyo bintu ntago ari byo dushaka. Ndumva nabwira abanyarwanda n'abanyarwandakazi byo duhaguke tuvugire rimwe. Ngiye buranja nkundura mukobwa Diane Rwigara ni intwari cyane. Tugomba gushirika ubute tukavuga, kuko nitutavuga bizakomeza gutya abantu umuntu akomeza bapfe abicwa n'inzara mbese igihugu kigende gikomeze kuriya. Nyamara duhaguruke rimwe twese tukavuga ukuri byazarangira. None hari ikindi wabwira abanyarwanda mbere yuko dusoza ikiganiro? Njyewe ndacyabisubiramo ikintu mbwira abanyarwanda n'abanyarwandakazi. Mu Kinyarwanda bajya bavuga ngo utaranirwa agaramye agira ngo ijuru riri hafi. Uyu munsi ushobora kuba utabuze uwawe, mugenzi wawe ari wowe wamubuze, ariko nawe peut-être que ejo aba ari wowe utahiwe. Nabwira rero abanyarwanda n'abanyarwandakazi gushyira hamwe tukavuga rumwe, tukanga ikibi mu gihugu cyacu, tukanga akarengane kari kubera iwacu mu Rwanda, tukanga ifungwa rya hato na hato abantu bazira ubusa, tukanga icwa rubozo ry'abantu ngo nuko bavuze ukuri, tukabyanga ibyo bintu tugashyira hamwe. Kandi ni ukuri mu gushyira hamwe kwacu byazagenda neza, igihugu cyacu kikaba amahoro, abanyarwanda bakagira umutekano. Murakoze. Urakoze cyane Francine, ndagushimiye ubutwari wagize bwo kuza muri iki kiganiro kuvuga ibitekerezo abanyarwanda batekereza ariko batinya kuvuga. Ubwo rero nsabye abakurikiye iki kiganiro gukanda subscribe, ubundi bakanabigeza no kuri bagenzi babo. Ubwo rero abafite ku manywa mwirirwe, abafite nimugoroba muramuke.